turacyari mu gihe cya Pasika, igihe koko twese duhamya ko Kristo ari muzima, nk'uko intumwa ziri gukoresha ibishoboka byose kugira ngo zihamye ko Kristo wapfuye, wabambwe ku giti cy'umusaraba, ko yazutse mu bapfuye akaba ari muzima. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana twumvise ryo riratugarura ku kumenya no guhura na Yezu Kristo wazutse, no kureka uko guhura na Yezu bigahindura ubuzima bwacu. Niyo mpamvu inyigisho yanjye ndi buyite kumenya Yezu wazutse no guhinduka mu buzima bushya. Kumenya Yezu wazutse no guhinduka mu buzima bushya. Ni ukuvuga uwamenye Yezu ntago yongera kumera nk'uko yari ameze. Mu nyigisho ya Petero arabwira rubanda ati, inzu yose ya Isiraheli nimenye idashidikanya ko uwo Yezu mwabambye Imana yamugize umutegetsi ndetse n'umukiza. Ayo magambo akora ku mutima w'abantu bari bari aho ngaho, maze bagatangira kumva bababaye cyane, bakabaza intumwa na Petero ngo bavandimwe dukora iki, kubera ko Yezu yari yamaze kuzuka, kubera ko uwo bakekaga ko yapfuye buheriheri yazutse, ntago bazi icyo gukora. Nibwo Petero basubiza ati, nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye, kandi muhabwe n'ingabire ya Roho Mutagatifu. Kugarukira Imana, kwisubiraho, kubatizwa, ngibyo byagombaga guha abo bigishwa Roho Mutagatifu kugira ngo aze abigishe ibishya. Icyo twigiramo rero uyu munsi, turigiramo kwemera Yezu Kristo. Twumve ko kwemera Yezu Kristo atari amagambo gusa. Ntabwo kwemera Yezu Kristo ari amagambo, ahubwo ni urugendo rwo guhinduka. Umuntu agahinduka ku mutima, la conversion, hanyuma akakira Yezu. Bigasaba ko rero uwo muntu ukoze urwo rugendo afata icyemezo cyo guhindura ubuzima. Uko kwemera rero nyako niko gutuma twebwe twongera tukaba bashya, nk'uko Pawulo Mutagatifu yababwiraga ko nibisubiraho bakabatizwa bababarirwa ibyaha byabo, hanyuma bagahabwa Roho Mutagatifu, bagahinduka bashya. Natwe rero uyu munsi turahamagarirwa kugira uko kwemera, ukwemera guhamya ko Yezu Kristo ari muzima, ukwemera guhindura, ukwemera gusaba ko dufata icyemezo tukamukurikira nubwo byaba bikomeye, nk'uko byari bikomereye abigishwa muri kiriya gihe. Mariya we ari mu gahinda, twabyumvise mu Ivanjiri, yananiwe no kuva kumva. Ubwo abigishwa bamaze kuhava bagiye batangaza ko Yezu Kristo ari muzima, we ntago ashaka kuhava atabonye Yezu, kuko yakekaga ko bamwibye bamujyanye. Nubwo Yezu yari ahari, ariko ntago Mariya Madalena ntago yahise amenya Yezu, kandi Yezu yari ahari. Ariko igihe Yezu yamuhamagaye akamubwira ngo Mariya we, nibwo yahise amumenya. Noneho yumva ijwi, yumva ari Yezu Kristo umuhamagaye. Icyo bitwumvisha nuko kenshi na kenshi Yezu aba ari hafi yacu, ariko ntitumumenye. Tukamureba n'amaso, ariko ntitumenye ko ari Yezu. Tukumva ijwi, ariko ntitumenye ko ari Yezu. Uyu munsi natwe duhindukire maze turebe inyuma, turaza gusanga Yezu aduhamagara kandi akadukura mu byo turimo byose. Mariya Madalena yahise akira agahinda yari arimo. Mariya Madalena yahise yirukanka, aragenda ajya gutangaza ubutumwa, ajya kubwira abandi ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Niyo mpamvu rero Yezu kenshi aba ari hafi yacu, ariko ntitumumenye kubera agahinda, ntitumumenye kubera ubwoba, ntitumumenye kubera ibibazo by'ubuzima biduhangayikishije umunsi ku munsi, ntitubashe kumva ijwi rye. Yezu aratumenyesha ko ari muzima mu buryo bw'umwihariko. Ikintu adukorera, araduhamagara mu mazina yacu, buri muntu ku giti cye.
Ivanjiri iragira iti Yezu aramubwira ati mugore urarizwa n'iki, urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani, ntago yigeze amenya ko ari Yezu. Hanyuma Yezu amubwiye ngo Mariya we, Mariya arongera ahindukiye abona Yezu. Ibibazo by'ubuzima biratwugariza ntitubashe kubona Yezu, agahinda, ubwoba, amagorwa, ibyo byose bituma tutabasha kubona Yezu mu buzima bwacu. Mariya yahuye na Yezu, maze Yezu abwira Mariya ati genda usange bavandimwe banjye, maze ubabwire ko ngiye kwa data ari we so, ko ngiye ku Mana yanjye ari nayo Mana yanyu. Nuko Mariya Madalina ajya kubwira abigishwa ati nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Mariya ahinduka umwamamazabutumwa wa mbere wa Pasika, kubera ko yemeye kuhasigara kugira ngo agende avuge inkuru y'impamo ko yabonye Yezu, namubonye. Abandi bose ntago babashije kumubona n'amaso yabo, baragiye barareba baremera, ariko Mariya we yatangaje ukuri yabonye, ibyo yiboneye n'amaso ye. Icyo dukuramo nuko wahuye na Yezu Kristo adashobora guceceka. Umukristo wese ahamagarirwa gutangaza inkuru nziza, kubwira abandi ko Yezu ari muzima. Icyo aya masomo y'uyu munsi adusaba nuko twese twamenya ibi bintu bitatu: kwemera Yezu Kristo nkuko Petero yabivuze, twabyumvise mu isomo rya mbere ko tugomba kumwemera ko Yezu ari Nyagasani. Hanyuma nkuko Petero yabisabye bariya bigishwa bari hariya, abantu bazaga bamureba, abasaba kwisubiraho kugira ngo bahinduke, bahabwe batisimu, bahabwe Roho Mutagatifu. Natwe uyu munsi turasabwa kwisubiraho kugira ngo duhindure ubuzima bwacu, tuve mu byaha nkuko Petero yabivuze. Ikindi cya gatatu, turasabwa kuba abahamya ba Yezu Kristo nkuko Mariya yabigenje, natwe tube abahamya buko Yezu Kristo ari muzima. Abahamya ko ubuzima burashoboka mu gihe ibindi byose tubona ko byarangiye, mu gihe turi mu gahinda, mu gihe turi mufite ubwoba, mu gihe turwaye indwara zidakira. Tumenye neza ko iyo duhamije ko Yezu ari muzima, ibyo byose turabitsinda, nkuko Mariya nawe yahise ava mu bwoba akajya guhamya ibyo yari yamaze kwibonera. Natwe rero dushyira abandi iyo nkuru nziza ko Yezu Kristo yazutse mu bapfuye. Rubyiruko, uyu munsi nkuko uyu munsi wa kabiri ari misa yabahariwe, aya masomo tumaze kumva uyu munsi adusigiye ubutumwa bukomeye cyane: kumenya Yezu wazutse no guhinduka mu buzima bushya. Si igitekerezo gusa, ibyo mvuze ntabwo ari urugendo rw'ubuzima unavuga ngo rugenda uko umuntu abyiboneye. Oya, ni urugendo rw'ubuzima bwa buri munsi, kumenya Yezu Kristo no guhinduka tukaba bashyashya. Ni ukuvuga ni urugendo rwa buri munsi, ntabwo ari urugendo dukora umunsi umwe. Nkuko Petero yabibwiye rubanda, natwe turahamagarirwa kwemera tudashidikanya ko Yezu Nyagasani ari umukiza kandi ari muzima, tukisubiraho by'ukuri, tukemera guhindura imitima yacu n'imyitwarire. Rubyiruko cyane cyane mwebwe mbwira, twemere guhindura imitima yacu ndetse n'imyitwarire nkuko kandi Mariya Madalina yabigenje. Natwe turahamagarirwa kumva ijwi rya Yezu riduhamagara mu izina ryacu, ijwi rya Yezu riduhamagara mu izina ryacu, tukamumenya mu buzima bwacu, tukamenya ko nubwo bwose tutamubonesha amaso y'umubiri, ariko umutima wacu uramwiyumvira, maze tube abahamya b'uwo Yezu Kristo wazutse, twiteguye nawe ko azatuzura umunsi umwe mu bapfuye. Bavandimwe rero, kandi uyu munsi nk'uko mwabibonye kandi dusanzwe tunabikora mu Rwanda iwacu, twinjiye mu gihe gikomeye cyo kwibuka, aho dutangira kuzirikana kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni igihe cyo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, tubasabira iruhuko ridashira. Ni igihe cyo gutekereza cyane ku mateka yacu kugira ngo tutazavaho dusubira aho twavuye, tukayigiramo isomo rikomeye cyane
tukamenya ko ubuzima bufite aho butangirira ariko bukagira n'aho buherera, bityo ntihagire ugira impamvu n'imwe yo kubuvutsa mugenzi we. Ni igihe cyo kongera kwiyemeza kubaka ubumwe n'amahoro nk'abakristu. Urwibutso turarurangamira mu rumuri rwa Pasika. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi turabikora, ariko twibishyira mu rumuri rwa Pasika. Yezu Kristo wapfuye akazuka, tumusabe kugira ngo akomeze natwe kudutsindira inabi yari yose yazamuka mu mitima yacu. Tongere atube hafi ubuzima bwacu, adutsindire urupfu, adutsindire urwango. Biratwibutsa ko urupfu ntabwo rugira ijambo rya nyuma. Abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi turizera ko umunsi umwe tuzongera tukabana nabo, tukongera kubabonesha amaso yacu, nk'uko twese twifuza ko umunsi umwe tuzaba turi imbere y'Imana, nabo turizera ko tuzabasanga imbere yayo. Biratwibutsa ko ibi byose urwango ntabwo rurusha imbaraga urukundo. Biratwibutsa kandi ko umwijima utazanesha urupfu. Ni nayo mpamvu hari abazize jenoside yakorewe abatutsi ariko hari n'abayirokotse. Ntago inabi ishobora gutsinda ineza, nta nubwo urwango rushobora gutsinda urukundo, bityo n'umwijima ntago ushobora kuzatsindwa, ntago ushobora kuzatsinda urumuri. Bityo rero kwibuka jenoside yakorewe abatutsi twese tubigire umuhango ukomeye cyane mu buzima bwacu. Duhite mu buzima bushya, tuve mu kibi, tuve mu cyaha, maze tube abana b'Imana bubaka amahoro, bababarira, barwanya icyatanya abantu cyose. Dusabe Yezu wazutse aduhe umutima mushya, dushoboze kwemera by'ukuri, guhinduka by'ukuri no kuba abahamya b'ukuri bo Yezu Kristo wapfuye akazuka mu bapfuye. Kandi muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, Nyagasana duha imbaraga zo gukomeza kubaka igihugu kirangwa n'urukundo, ubumwe ndetse n'amahoro. Nyagasani Yezu nabane namwe.